Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujya mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda uromberejeho ibice byinshi ku birometero 50. B, intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C, umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango, baba bari kukibuza. Harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru, harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano harimo 50 bari kubwira ngo ongeza umuvuduko ariko nturenze umuvuduko uri mu birango. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Noneho ntabwo buri gihe hahoramo kilometero 50, bitewe n'agace ugezemo. Hari uzabona harimo 40, hari uzabona harimo 80. Umuvuduko ntarengwa uzaba ugarukira kuri uwo nguwo uri mu birango. Hano harimo kilometero 50, niyo mpamvu twavuze ngo ni umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ni ryari? Ayo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B, yo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ngo kigaragaze ese ninde uratambuka mbere. Murabizi nka biriya byapa byo gutambuka mbere, hari ikiba kivuga ngo wowe tanga inzira, abaza bagusanga batambuke mbere, cyangwa bo baraguha inzira wowe utambuke mbere. Rero iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, hakurikiza rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Ndetse n'ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Mugeze ku maferuje aho bari gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga zapfuye se feruje cyangwa se ntazihari, na rino tegeko ryo gutambuka mbere rihita rikurikizwa. Niyo mpamvu duhisemo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wayihisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626
tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Biriya bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, biba bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda. Ariko ku bantu batembereye nko muri za Kigali, hari igihe uzabona barabishyize ibumoso cyangwa se bimanitse hejuru. Kubera iki? Hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Se kugira ngo birusheho kugaragara neza, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni se kugira ngo birusheho kugaragara neza. Biriya bimenyetso bimurika bishobora gushyirwa ibumoso hejuru y'umuhanda cyangwa se bigashyirwa iburyo. Ubundi byakagombye kuba biri iburyo iteka, ariko bishyirwa hejuru y'umuhanda cyangwa se ibumoso kugira ngo birusheho kugaragara neza. Usibye na bino bimenyetso bimurika, na biriya bimenyetso byahagaze hasi mu muhanda n'ibyapa byose bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragarira neza umuyobozi w'ikinyabiziga atware mu muhanda adateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha iyo nzira nyabagendwa arimo. Ndizera ko ramutamo se, ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya, murabizi ibibazo biragaruka, uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mw'isi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A metero 50 nibura, B metero 100, C metero 150, D metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Rero ano matara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana na metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ngo ni ibinyoteri ni muri metero 150. Utugarurarumuri natwo ni muri metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Amatara maremare ni muri metero 100. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko nzi ko ni ibibazo bababaza kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikintu busabwa ukanda subscribe kugira ngo amasomo yose nkizaho ujye urahita uyabonera ku gihe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaza inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya munini gusa. C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni se guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Icyo gice bari kuvuga ni parikingi. Iriya parikingi iri impande ku muhanda uba ushobora kuhagarara umwanya muto cyangwa se umwanya munini. Niyo mpamvu duhisemo se. Kiriya gice bari kuvuga ngo kiri hakurya y'umurongo mugari, uriya murongo ugaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda, inkombe aho umuhanda ugarukira. Mbona ko parikingi bifatanye n'uriya murongo ugaragaza ahantu umuhanda ugarukira. Rero kiriya gice kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ndizera ko ramutamo se, ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Utari wayihisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita
ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka ikintu cyose kiri mu kirango bari kugitegeka. Harimo umunyamaguru, aba ari inzira y'abanyamaguru itegetswe. Harimo ikinyamitende, aba ari inzira y'ibinyamitende itegetswe. Harimo wenda nk'iki, harimo wenda nk'inka, aba ari inzira y'amatungo itegetswe. Hano harimo ibinyamitende n'abanyamaguru, niyo mpamvu duhisemo C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebera video nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Ngo bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi, cyangwa se ni nijoro, hari ukuntu hagomba kugaragazwa. Bagaragazwa gute rero? A, imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B, inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo w'abanyumuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko watubwiye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Imbere ni itara ry'umuhondo, oya, imbere aba ari itara ryera. Inyuma ni itara ryera, oya, inyuma bakoresha itara ritukura. Imbere bakoresha itara ryera, inyuma bakoresha itara ritukura. Hano uri kubona babicurikiranyije, bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo kandi imbere aba ari itara ryera. Baratubwira ngo inyuma ni itara ryera kandi inyuma aba agomba kuba ari itara ritukura. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona noneho babikosoye babyanditse gutyo, uhita ubikora. Impamvu mba mbitinzeho, ndabizi hari ibibazo bababaza noneho babikosoye. Ujye uhita ubikora rero kubera ko mba nabikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zige hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru ryari? Ayo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ahantu hose abanyamaguru baba bemerewe kuhaca iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ariko wasanze nk'icyapa kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, ntabwo wemerewe kuhaca kubera ko hari amategeko. Ariko mu gihe hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, hatari amategeko, uba wemerewe kuhaca. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya
urahita ugikora. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Kubera iki? A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B. Gukacira feri bidatuwe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro n'izo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hari ikintu ukora uri mu muhanda kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ikihe? Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe bihita biteza icyo bita ambutiyaje. Gukacira feri bidatuwe no kwirinda ibyago byo biriya ni bibi cyane, biba byabateza n'impanuka zirimo no kubura ubuzima. Uri kugenda mu muhanda uri kwirukanka wahise ukacira feri, ntabwo uri kugenda mu muhanda wenyine, birashoboka ko hari abandi bayobozi b'ibinyabiziga baguturutse inyuma, nukacira feri ashobora guturuka inyuma agahita kugonga. Rero niyo mpamvu biba bibujijwe. Niyo mpamvu duhisemo C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoro kiziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga bikurura ritagaragara, iyo romoro kigaragazwa ku buryo bukurikira. Romoroki murayizi ni cya gikontineri kiba kiri gukururwa, ngo kiri gukururwa ariko kigakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kugikurura. None iyo romoroki bigomba kugaragazwa gute? A. Itara ryera riri kuri romoroki inyuma. B. Itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. C. Itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, haizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Iyo romoro cyaro ukuntu bigomba kugaragazwa kubera ko iri gukingiriza amatara y'ibinyabiziga biri kuyikurura. Rero bashyira kuri iyo romoro kitara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, bakayishyira kuri iyo romoro kinyuma kugira ngo ibinyabiziga biturutse inyuma bize kubona ko hari ikinyabiziga, kubera ko amatara y'icyo kinyabiziga kiri kuyikurura romoro kiyayakingirije. Ndizera ko ramutse mode, ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa mu buryo bwa online. Tukakwigisha aho duha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye, yageze turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C. Umuhanda utaringaniye. D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, haizo cy'ukuri nta kindi ni A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Kino cyapa iyo ukibonye kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira uba ugiye kugera ahantu ku mazi. Murabizi imodoka ntabwo igenda mu mazi, rero iyo ubonye kino cyapa uba ugomba kumenya ko ugiye kugera ahantu hari amazi, ku nkombe ahantu ikiyaga kigarukiye cyangwa ku cyome, cyangwa se ugiye kugera ku mwaro. Murabizi umwaro ni ahantu amato aparika, rero ukamenya ko imodoka itagenda mu mazi, ukibuka guhagarara hakiri kare.
Ndizera ko rero waramutamo A. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ibyapa byose uzabona biteye kuriya uzamenye ko ari ibyapa biburira. Bino byapa biburira uba ugomba kubibona hakiri kare kugira ngo uze kugera aho hantu warushijeho kwitonda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Biba bigomba kugaragazwa ku buhe buryo? A. Itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. B. Itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni A. Itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. Nari maze kubigusobanurira, niba udahisemo A wumve ko mbabaje kabisa. Nukuvuga ngo iriya romoro kiri gukururwa iba yakingirije itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Rero igaragazwa n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije bashyira kuri iyo romoro inyuma. Ku kibazo cyabanje bari bavuze ngo A. Itara ryera riri kuri romoro kinyuma. B. Itara ry'umuhondo riri kuri romoro kinyuma. C. Itara risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. D. Ibisubizo byose nibyo. Nubundi ni nkaho ari no A bafashe bayigabanyamo ibisubizo bine. Niyo mpamvu twahisemo D ko ibisubizo byose ari byo. Hano ho byose babishyize kuri A, kuri B bahimba ibintu, kuri C bahimba ibintu bashyiraho, no kuri D bahimba ibintu bashyiraho. Rero ugomba guhitamo A. Nibavuga babishyize ku nyuguti imwe ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma, uzahitamo A. Nibavuga ngo A. Itara ryera riri kuri romoro kinyuma. B. Itara ry'umuhondo riri kuri romoro kinyuma. C. Itara risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. D. Ibisubizo byose nibyo. Nubundi ni no A bazaba bagabanyijemo ibisubizo bine. Nabwo uzahitamo D ivuga ko ibisubizo byose ari byo. Ndizera kuko bazakikubaza kose uzahita ugikora kubera ko uba ubonye ukuntu bagihindura. Ndizera ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga, ibiziga bari kuvuga ni imipine y'ikinyabiziga, ntikigomba kurenga ibihe bipimo. A. Inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B. Imbere ni metero 1 na santimetero 70. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni A. Inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Igice kirenga ku biziga kuva ku mupine w'imbere ugera aho ikinyabiziga kigarukira ugana imbere, byibura bagomba kuba ari metero 2 na santimetero 70. Niyo mpamvu twahisemo A gusa, kubera ko kuri B bavuze ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70 kandi abagomba kuba ari metero 2 na santimetero 70. Noneho inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50. Ndizera ko nibaramuka babihinduye noneho bakubwiye ngo imbere ni metero 2 na santimetero 70 uzahita ubikora kubera ko mbabikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kunyurana bibujijwe gusa igihe, kudepasa bibujijwe ryari? Agiye mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye. B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C. Ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Kunyuranaho ari byo mwita ngo ni ukudepasa. Biba bibujijwe mu gihe mu muhanda hagati uriya murongo urombeje hagati mu muhanda udacagaguye uba ubujijwe kunyuranaho. Iyo ucagaguye uba wanyuranaho wakatira ibumoso cyangwa ugahindura icyerekezo, ariko iyo udacagaguye uba ubujijwe kurenga.
kandi ntiwanyura nawe utawurenze. Ndizera ko waramusamo be, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Gukomeza ibumoso. B. Kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Niba uhuye n'ikindi kinyabiziga giturutse imbere yawe, ugomba guhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugeza icyo kinyabiziga kindi gitambutse, kugira ngo urwo rumuri rudahuma amaso abayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagusanga, bigatuma batareba imbere neza, bikaba byabateza impanuka. Ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugeza ikindi kinyabiziga kibanje cyatambuka, cyamara gukomeza urugendo nawe wenda ukabona kuyacana bitewe n'igihe ugezemo, cyangwa se bitewe n'agace ugezemo, cyangwa se bitewe n'impamvu zawe. Ndizera ko ramusamo rero igisubizo cya nyacyo, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo 50, umuvuduko ntarengwa ntugomba kurenga uwo nguwo uri mu birango, birabuza. Rero icyapa kibuza kiba kikubwira ko ikintu cyose kiri mu kirango kibujijwe aho hantu. Rero hano harimo ipikipiki, duhisemo D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Ndizera ko ramusamo D. Ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Amatara ndangacyerekezo ari byo mwita mwebwe ngo ni ibinyoteri. Ni ryari biba bigomba kugaragazwa ku bandi bari gukoresha umuhanda? Agiye gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Begiye gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. Se mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. De kiretse hari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ibinyoteri ntabwo upfa kubicana. Niba ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga, cana ikinyoteri. Niba ushaka kwimana inzira, cana ikinyoteri. Niba ushaka gutanga inzira, cana ikinyoteri. Niba ushaka guhagarara, erekana ko ugiye guparika. Mu gihe gikwiye, ntabwo ugenda uri kubicana uko ubonye. Ni mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bari gukoresha umuhanda ko nta kibazo gihari, ubereka icyo ugiye gukora. Ndizera ko ramusamo C. Ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Ikindi, nujya mu kizamini cyo gukorera kategori, hari akantu gakunda gutsinda abantu. Iyo ugiye kubisikana n'ikinyabiziga uri muri circulation, ugomba gucana ikinyoteri cyahe cy'ibumoso wimana inzira, kubera ko hari ikinyabiziga kiri kuza ukabuza umuntu kuri inyuma gutambuka, ugacana ikinyoteri cyahe cy'ibumoso. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? Uri kugendera inyuma y'ikinyabiziga ariko ntabwo uteganya kukidepasa, ugomba gukora iki? A. Kuguma inyuma yacyo
hagati mu muhanda, b kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka, c gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho, d gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni b kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Niba udateganya kukinyuraho nyine uguma inyuma yacyo kugira ngo ujye uremera ibindi binyabiziga gutambuka udateje umuvundo mu muhanda cyangwa ngo ubangamire sirikirasiyo. Ndizera ko ramusamo b, ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A mu mezi 2, b mu kwezi kumwe, c mu minsi 15, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Bikorwa mu minsi 8. Hano hari ahantu ubonye handitse iminsi 8? Ntaho. Iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita iranga ikinyabiziga bihindurwa, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu minsi 8. Nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze mu minsi 8, ugihitemo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushaho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Gihindura iki? A ntacyo gihindura, b abo rireba nibo batambuka mbere, c abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni a, ntacyo gihindura. Kubera iki? Bari kutubwira ngo kugira berekana ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda. Rero iryo tara ry'umuhondo rimyatsa ntacyo rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga, ntacyo rihindura kuri feruje, ntacyo rihindura ku byapa byo gutambuka mbere. Niyo mpamvu duhisemo a. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, uzahita ukibonera gugiye. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode nziza. Mu turere twose ibizamini biri gukorwa, haba ku ruhushya rw'agateganyo no ku mpushya za burundu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwo gukoresha telefoni aho waba uri hose mu gihugu n'ubwo waba uri hanze y'igihugu, tukakwigisha wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.